ese wigeze wibaza niba uwo muntu ukunda atinya kugutakaza ariko ntabikubwire? Hari ahantu gukunda cyane rwose ariko ntibabivuge mu magambo, ahubwo ibikorwa byabo akabyo byivugira. Iyo ubimenye kare bishobora kugufasha kumenya agaciro ufite mu mutima w'umuntu cyangwa se agaciro ufite mu mutima we. Kandi ni byiza kumenya agaciro ufite mu mutima w'umuntu kubera ko bigufasha kumenya uko witwara imbere ye ndetse no muri sosiyete muri rusange. Ariko ubonye iyi video usa nkaho ubonye igisubizo kubera ko uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso bibiri byerekana yuko uwo muntu agiye kugutakaza. Ukuri komeza video kugeza ku musozo kubera ko ikimenyetso kirakomeye cyane kurusha ibindi byose ndetse kwenza no kwabitekereza. Muraho neza bakunze ko tutavugwa. Niba ukunda ibiganiro byacu by'urukundo n'imibanire kandi subscribe kandi no kundajya kunya ubona ibiganiro byacu bishya no twasizeho ujye ubibona mu ba mbere. Niba munyemereye reka dutangire. Abefeso kane kujya kuri 3 haranditse ngo mwicishe bugufi rwose, mugwa neza, mwihanganire mu rukundo, mushyire umwete mu kuzirikana ubumwe, mwubaka mu murunga w'amahoro. Yego rwose kubera ko urukundo nyakuri rurinda uwo rukunda kandi rukanamwubaka. Naho ikintu cya mbere aho ashaka kumenya uko umerewe, ntabikora kugira ngo akugenzure birenze, ahubwo ashaka kumenya uko umeze kandi nta kibazo cyakibirimo. Gusa twe tubyumvishe tugira ngo ni feri kabije, tukagira ngo nigenzura renze cyane kandi nyamara nta kibazo cyakibirimo, ahubwo hari ukuyanga amakuru yawe uko umeze kubera ko agukunda cyane kwezi twabitekereza. Gusa twebwe ntitubimenye kubera ko ngo uhambaye ikizina amenya ko kera. Ikintu cya kabiri agushakira umwanya n'ubwo yabahuze, nubwo afite akazi kenshi cyangwa amasomo menshi, aho urashaka kumenya kuganira cyangwa kuvugana nawe. Gusa twebwe tunyanga ngo ugukontrola birenze ariko nyamara nta cyakibyihishe inyuma, kubera ko uyu muntu gukunda agukora ibishoboka byose kugira ngo wishime. Gusa twe ntitubimenya. Naho gatatu yihutira gukemura amakimbirane. Nashaka ko uburakari bumara igihe kirekire kubera ko atinya yuko ushobora kubasinya bukabangiriza. Gusa muri iki gihe ntibikuzwa kubera ko umuntu atangira umwaka arakaye, undi ugashira imyaka igashinda igataha arakaye. Nigute kwisanza ahantu aho umuntu arakara umwaka ugashira undi agataha kandi yamaze kure cyatashijwe ubwo burakari bwe ushobora gusanga nawe bwaturutseho. Gusa nawe wemera amakosa kubera ko umuntu akora icyaha akakigushyiraho, nawe wawe urishije ukakemera kugira ngo wibonere amahoro. Naho kane agushyikira mu nzozi zawe. Gusa muri iki gihe ntuzabyizere kuko azagushyigikira kubera ko hari igihe uzasanga bari kugushyigikiye ari uzaguca intege. Uzasanga akubwira ati ibyo bintu byihorere ntacyo byakumara bive mu byo mu bindi, kandi nyamara ubikoze byakunda ahubwo ari kuguca intege. Ubwe wabireka byose mwese mukamera kimwe. Iyo umuntu agukunda by'ukuri yishimira gutera imbere kwawe. Gusa se bose bishimira gutera imbere kubera ko ibyo ukora hari aho bishimisha, hari n'aho bibabaza. Hari n'abakumva ku bwabo wakabitse cyangwa wakabishe ugacaho ukagenda cyangwa ugapfa. Gusa icyo usabwa ni kudacika intege. Naho gatanu arakwizera kandi akakubaha. Ntabwo ahora agushite cyangwa agukurikirana buri munsi kubera ko azi ko icyizere ari ikintu gikomeye cyane cy'urukundo. Gusa abenshi barabyirengagiza kubera ko icyizere cyaracitse, kubera ko uwo akakizeye cyangwa se wakakwizeye ni ugwemukira. Wizera umuntu akagumukira birenze kubera ko ngo na Yesu abagaburira akarya bagahaga, ngo ni wabaye amerera kuvuga ngo nabambwe nabambwe. Gute kwisanza ahantu aho gira umuntu neza ahubwo akaguhemukira. Naho gatandatu agukumbura vuba cyane. Niyo mwamana umunsi umwe gusa cyangwa umunsi umwe gusa mutavugana, aba yumva gukumbuye cyane, aba yumva gukunze kwenza kwabitekereza. Gusa muri no minsi bitandukanye na mbere kubera ko muri iki gihe agukumbura mutarabonana cyangwa kumbura mukibonana mukabana igihe gitoya, ubundi nakwitangira kubisanzwe akaguharara uko nk'ari imyenda yambaye cyangwa inkweto. Naho karindwi agutekereza amazaza he. Iyo umuntu arakubwira ibitekerezo bye birimo ejo hazaza kandi ukumva ibitekerezo nawe uri kuzamo, abakwereka yuko atifuza kugutakaza. Gusa muri no minsi baguye cyane rwose kubera ko muri no minsi atakubwira ijambo rigukomeretsa kugira ngo umvire ngaho ugende. Ariko ukuri iyo umuntu ateye kugutakaza ntibigaragara mu magambo gusa, ahubwo bigaragara mu kubahana, mu kukwitaho ndetse no mu kukuvugaho cyangwa se ukumva ufite akamaro
Ibi byose bisobanuye yuko cyangwa bikora kugira ngo relation yanyu yose ikomere irusheho kumera neza. Gusa muri no minsi bigoye cyane rwose kubera ko abenshi byatunaniye. Niba wabonye kimwe muri ibimenyetso ku muntu mukundana, bishobora kuba ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'uko uwo muntu aguha agaciro kurenza uko wabitekereza. Ariko nanone ni cyo kimenyetso muri ngibi birindwi wabonye ku muntu mukundana, twandikira hasi muri comment turushaho kunoza umubano, ubushuti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba wishimiye iyi video kana like, subscribe ndetse no kunzajya ku mutaracikwa n'indi video zakurikiraho kubera ko izaba ikomeye cyane kurenza uko wabitekereza, iri mu bwenge, amagambo, inama ndetse n'ibindi. Kubera ko turavuga mu gusa 7 atuma umuntu akurambirwa muri relationship cyangwa se akurambirwa mu rukundo. Gusa izaba ikomeye cyane azaba ari umuriro. Cyo nagushishikariza ntuzacikwe, nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.